ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Haleluya, 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 haleluya. Imana nishimwe, Imana ishimwe, Imana irabyongeye, Imana irabikoze, Imana izinze ijoro, Imana izinguye amanywa, Imana ishimwe. Ndagusuje mwene data, wowe tubana mu bihe byiza byo gusenga buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abakristo bitorerera yono Yesu nashimwe. Bene data muri ku migabane itandukanye, Yesu Kristo nashimwe. Dushimiye Imana itabura uko ibigenza, dushimiye Imana intwari ku rugamba. Ayiwe, Imana ishimwe, haleluya. Ndumva nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, nejejwe n'Imana itabura uko ibigenza, nejejwe n'Imana itabura uko ibigenza, nejejwe n'Imana ihindura amateka, nejejwe n'Imana ihindura amazina. Imana ishimwe. Iki gitondo munyemerere dufatanye nanone gushima Imana, kandi tubanze Imana mu byacu. Banze Imana wowe turi kumwe, banze Imana ku bana bawe wa mubyeyi we, banze Imana mu kazi kawe wa mugabo we, ku muryango wawe. Banze Imana, banze Imana, banze Imana, banze Imana muri ubwo bucuruzi ugiyemo, banze Imana mu isafari ugiye gufata, banze Imana hose. Impamvu mbabwira ngo mujye mubanze Imana nuko Satani atajya yifuza ko tugira umudendezo, tugira amahoro, tunezerwa. Satani ukibyuka aba yarangije gutega imitego impande, ariko iyo ubanje Imana ukavuga ngo Mana nkubanje muri izi nzira ngiye gucamo, nkubanje muri business yanjye, nkubanje mu rugendo, nkubanje mu kazi, Imana ihita ibanza mutarahagera byose ikabitegura, byose ikabisiribanga, imitego ikayitegura, ibyo bikabisiba. Noneho wowe ukaza kugenda uri ku mugongo w'Imana, ukaza umeze nk'umwana uhetswe na mama we, ukagenda uhetswe n'Imana, ukatambuka umwanzi wawe areba agategeza ko kiguhitano, agakorwa n'isoni, agaseba, bikaburizwamo n'imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu njya nkubwira buri gitondo, rata ujye ubanza Imana, ubwira Imana ngo Mana mbanziriza aho ngiye, Mana mbanziriza mu bucuruzi. Imana iyo ibanjije mu bucuruzi kuzanira abakiriya, Imana iyo yabanjijemo uwo munsi, hari ubwo umukiriya aza akagura iby'iminsi 3. Imana iyo yahabanje rata irakurindira mu rubyaro, irabarinda abana bawe. Jya ubanza Imana muri byose kandi uyibanze hose. Imana ibanjije kubabisha bawe imigambi yabo, Imana ihagarara mu ijambo ryayo ngo nimura imisozi itabimenye, nkayubika n'uburakari bwanjye. Niko Uwiteka avuga. Ibanza kubabisha bawe rero, yarangiza ikabisiribanga, ikubika imigambi yabo, ndetse nabo ubwabo ikabimura, ikabyubika byose. Banze Imana sha, banze Imana, kuko Satani ntago yoroshye, ntasinziriye, ntiyicaye. Niyo mpamvu nkubwira ngo ujye ubanze Imana. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tubanje Imana yacu ishobora byose, turacyari mu ijambo ry'Imana. Gusenga n'uguhozaho, nta nyanda kuyikababaje. Unyemerere dusenga Imana muri iki gitondo, kandi gusenga n'uguhozaho. Mu gitondo numva inyoni ziririmba, zihimbaza izina ryawe Mwami, nanjye ndaririmba kugira neza kwawe, ineza yawe ntirondoreka. Iki gitondo rero nifuje ko tuganira ku ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo duhere ku murongo wa 5 dugishitse ku murongo wa 6. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Titire yanditse ngo gusenga. Hanyuma ijambo ry'Imana rivuze ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya. Imana ishimwe. Mu gusenga nta buryarya bugomba kubamo. Hari abantu benshi bakunda kweyerekana, bakerekana yuko ari abakristo, akabikora ryarya mugenzi we. Ariko burya iyo uvuga ngo urasenga cyangwa uri umukristo kandi uri indyarya, ibyo ntacyo bikumariye, ntacyo bimaze. Ngo kuko
bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi, ni mu nsengero no mu nzira ngo abantu babarebe. Mu nzira ni kwa kundi ushobora guhura n'umuntu akakubwira ko akijijwe ariko muri we ari biheshye. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ibyo kuba indyarya no kwiyerekana kuri umukristo, ibyo ntacyo bimaze. Ibyiza ni ukuba umukristo wo mu mutima, ahubwo umuntu akaba yabigukekamo akavuga ati ariko nkurikije imyitwarire ye, ni ukuri nkurikije ibikorwa bye, nkurikije inyifato ye, mbona uriya muntu ari umukristo. Wowe mbese bikivuga utarinze kujya mu mayira, bikivuga utarinze kujya kwirambura mu rusengero, kandi nawe uzi kuri busohoke ujya mu busambanyi, ujya mu bwicanyi, ujya mu nama zo kugambirira kugirira nabi mwene so. Ibyo ntacyo bimaze. Ngo ingororano zawe iyo umeze utyo uba warangije kuzibona, bivuga ngo nta ngororano uzabona mu ijuru. Hanyuma rero umurongo wa 6 handitse ngo wowe turi kumwe, wowe dusengana buri gitondo muri nibature, woweho wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, wowe wamenetse mu mutima, wowe wahisemo gukizwa, wowe wumva ukunze Yesu Kristo. Ijambo riravuze ngo woweho nusenga, Imana ishimwe, ujya winjira mu nzu ubanze ukinga urugi. Kwinjira mu nzu ni ukwinjiramo wowe, ni ukujya muri wowe mu mutima wawe, ni ukwihererana n'Imana yawe, mbese ni ukuba uri wowe, wowe ubwawe, wowe n'Imana yawe. Ngo woweho ngo nusenga ujye uwinjira mu nzu ubanze ukinge urugi, uhereko usenge so mwihereranye. Nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Imana ishimwe. Iri jambo muri iki gitondo hari ukwihererana n'Imana, hari ugusenga by'umwihariko, hari ugufata umwanya wowe wenyine ukihererana n'Imana, ngo wowe winjire mu nzu ngo maze ukinge. Imana ishimwe, wihererane n'Imana, ngo Imana yo mu ijuru, ngo so wo mu ijuru ureba ibyiherereye azakugororera. Imana ishimwe. Ntabwo gusenga ari ngombwa ko ubikirangirire. Gusenga si ngombwa ko ubikora ngo bose bakurebe. Oya, kuko twabonye ko umuntu usenga ari afite uburyarya bwo kwiyerekana no kwiramya no kwihimbaza no kwitaka. Ibyo ntacyo bimaze. Ngiyo abikora gutyo ingororano ze aba yarangije kuzibona. Icyo gihe rero ijambo riratubwiye ngo nushaka gusenga, ngo wowe wiherere mu cyumba cy'inzu yawe, ukora umwiherero, ufata amasengesho ya bucece. Si ngombwa ko ufata telefone ubwira abantu bose ngo yewe ngo ubu nasenze ndi mu masengesho, yewe ntimuzambona. Ibyo ngibyo Imana ntabwo ibishaka. Vuga uti mfite gahunda, kuko ndabizi ko uri umunyarwanda. Uzatinya umuntu muhura wamubaza ngo ugiye he, ati sinzi aho ngiye, ati ntago, ati sindabifatisha neza, kandi ari mu nzira arimo aragenda, sindafatisha icyerekezo. Uzatinya umunyarwanda ubwira uti ariko se ko nshaka kuza gucuruza bimeze gute, ati ibi nta kivamo, ibintu byarahindutse, kugira utamusanga muri business. Ariko wafata igihe cyo gusenga, ahubwo ukaba ariho umena amabanga, Satani akakumviriza, Satani akamenya yuko wamwatatse. Ni hahandi uzatangira gusenga ukagira gahunda igutunguye, ukagira abashyitsi bagutunguye, ugasanga ya masengesho wari wafashe, wari umaze gusenga umunsi umwe kandi wari wafashe iminsi 3 ukaba yararetse. Ijambo riravuze ngo nusenga,
ngo wiherere mu cyumba cy'inzu yawe, ngo so uwo mu ijuru ureba ibyiherereye ngo azakugororera. Imana ishimwe. Abakristo benshi bajya babinjajwa niyo kamivuge gutya, ugasanga amasengesho yawe wayagize public, wayakoreye publicity. Ni byiza kugira ibanga mu masengesho, ukiherera ugasenga Imana, ukamenekera Imana, kuko inyungu ni izawe, ni wowe uzagororerwa, inyungu ni izawe. Ibihe byiza byo gusenga ni wowe ubyagukiramo. Ni ngombwa rero ngo ugire umwiherero. Gusenga ni uguhozaho. Shalom, mugendane n'Imana, muhahe muronke. Ndabakunda cyane. Ineza yawe, umwana